niba uteganya kuzabyara hari ibintu 9 niba uri umugabo cyangwa se umusore uteganya kuzabana hari ibintu 9 bishobora gutuma inanga zawe zidakora neza cyangwa se zigira ubushobozi bukeya, kandi inanga zifite ubushobozi bukeya egare ko no gutera inda biba bifite amahirwe makeya cyane. Hari ibintu byinshi dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko abagabo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi bya affecta ubuzima bwabo bw'imyororokere, rimwe na rimwe bikafekta ko babyara cyangwa se batabyara, bikafekta ko cyangwa se bigatera ko inanga zabo zigira ingufu cyangwa se zigira ingufu nkeya. Ni ibintu byinshi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko uyu munsi tugiye kureba ku bintu 9 bishobora gutuma inanga zidakora neza cyangwa se sperms z'abagabo zidakora neza, ntizibashe gukora akazi zikwiriye, ari uko gutera inda, all of that. So ikintu cya mbere, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zishobora gutuma inanga zawe zigira quality ntoya cyangwa se nkeya, cyangwa se zidafite ireme ku buryo zatera inda. Ushobora kuba wararwaye imburugu, umutezi se, ufite n'ubundi burwayi bugiye butandukanye bwo bwandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko by'umwihariko buriya burwayi nibwo bwa affecta, kuko HIV ni uburwayi bwangiza immunity cyangwa se immunity mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nayivuga, niba ari ubudahangarwa bw'umubiri, ariko imitezi na burugu ni ibintu nyine biba biri kubera ku gitsina nyirizina. So rero biriya bishobora kwangiza ireme ry'inanga zawe. Niba warayirwaye utarabyara, ni hatari. Ariko okay, ikindi ni imisemburo idakora neza, ibyo bita hormone imbalance. Hari ukuntu imisemburo yivura inshugane bigatuma nyine inanga zidakora neza, even ntabwo ari ku bagabo gusa, no ku badamu cyangwa se abakobwa. Hari ukuntu ugira imisemburo y'inshugane bigatuma nyine mu bintu udakora neza, n'izo nanga zidakora neza, gutwita ntibikunde cyangwa se gutera inda ntibikunde. Ikindi ni ubushyuhe bwinshi ku dusabo tw'inanga. Ubwo ku dusabo tw'inanga ni ku mata okay, kuri testicles iyo hariho ubushyuhe bwinshi ntabwo sperms zikora neza, cyangwa se by'umwihariko ku bantu bakunda gukoresha sauna cyangwa se bakunda kogera muri biriya biboro byo bita hot tub kenshi, cyangwa se ari ukuntu ufata, ariko byita ugafata hot tub kwa ruboro rwo muri dushe, zidushe zigezweho cyangwa z'abakire barabizi, ruboro rumeze nka bino bipasa abana bogeramo ariko rwo mu nzu, iyo barushyizemo amazi ashyushye bashyiramo n'andi maproduit agiye atandukanye ashobora gutuma nyine mu mara y'amazi hahoramo ubushyuhe. Rero bigeze ku mubiri by'umwihariko hariya kuri kiriya gice nyine kuri utwo dusabo tw'inanga zihora zishyushye bikanangirika cyane. Hari na mifu nigeze kumva ivuga ngo abantu bakunda kujya gukora sauna babyara igitsina kimwe, ariko sauna zangiza inanga. Ikindi ni ukunywa itabi ryinshi byangiza inanga, byangiza inanga cyane. Ntabwo inanga nyine zigira ireme, itabi ritera uburemba, ritera uburwayi bwinshi bugiye butandukanye. So rero itabi si byiza. Ikindi ni ukunywa inzoga nyinshi zituma nanone inanga zitagira ireme, ntizigira ingufu. Ariko nanone bitavuze ko hari abantu batanywa inzoga batanywa n'itabi bagira icyo kibazo. Ubwo bimwe mu byo ndi kuvugamo hano bishobora kuba aribyo bigutera kuba wagira inanga zidafite ireme. Wenda muri wowe uzi ibyo ukunda gukora, ushobora gukunda kujya muri sauna, ushobora gukunda ushobora kuba wararwaye izo ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ugatinda kwivuza bikangirika, ushobora kuba ufite n'iyo misemburo idakora neza bigatuma ugira icyo kibazo. Ikindi ni ugukoresha ibiyobyabwenge byinshi. Ibiyobyabwenge hari marijuana, hari ibimogi, amacocaine, amayirungi, ibiyobyabwenge nyine bigiye bitandukanye, ariko ibiboneka inaha muri Afurika zizo amayirungi na za cocaine ntabwo kuboneka cyane. Ariko buri kintu cyose cy'ikiyobyabwenge nyine gituma inanga ku mugabo zitagira ireme. None iyo bibaye byinshi ho n'ibindi bintu. Ikindi ni umubyibuho ukabije, obesity. Umubyibuho ukabije, abantu benshi bagira umubyibuho ukabije ntabwo bakunda kubyara. Sinzi niba mujya mubibona, abagabo benshi bagira ibiro byinshi cyane, gusa umuntu afite ibiro 400 cyangwa 300. Umuntu agakunda kubyara kubera ko nyine inanga nta reme ziba zifite kubera umubyibuho ukabije, ziba zangiritse. Ikindi ni imiti imwe n'imwe. Harimo imiti ya kanseri cyangwa se ibyo bita chemotherapy. Wari uburyo bwa kanseri si ku bagabo gusa, no ku bagore birabangiza. Iyo uyitangiye utarabyara biragoye ko wabyara, na nyuma yaho wakirira biragoye ko wabyara. Ku mugabo byangiza inanga, no ku mugore none birangiza. So rero ntabwo ari ibintu byiza. Ikindi stress itera ibintu byinshi. Stress ishobora gutera stroke, stress ishobora gutuma udatera inda, stress ishobora gutuma udasama, stress itera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko nanone
ibi ni ibintu nyine 10 bishobora ni ibintu 9 bishobora kugabanya ku ireme ry'inanga zawe w'umugabo cyangwa se musore cyangwa se muhungu, ariko ni ibintu rero byakirindwa, ni ibintu ushobora dutazakora ikiganiro cy'ibyo wakoranye kugira ngo inanga zawe zigire ireme. Ikindi aya ni amakuru ugomba kumenya, ni amakuru ugomba kumenya kuko hari ibintu ugomba gukora, ugomba kwirinda kugira ngo usevinge ejo hazaza. Rero